ibiseka akangaka ntabwo navuga ngo aka ni akanyafu. Ntabwo umunyafu, ntabwo inkoni ya nyayiraza. Reka koko benshi muri bamwe turi kubonesha amaso ubwo mperuka kubona arabivuze. Abita abakozi b'Imana babeshya batari bo muri buri cyiciro, abaririmbyi, abakristo, abashumba, abapasiteri, abavuga butumwa, muri iyi minsi iri imbere Imana irazirobanura umwe kuri umwe. Abandi n'abashumba bahawe umurimo, bahamagaye, basizwe amavuta, batangira gukorera Imana rwose mu buryo bwiza, Imana ibishimira. Bamaze kurya bararengwa barahaga, batangira kujya babwiriza, abandi baganura mu marangamutima yabo, abandi bakavuga ibyo batabasha gukora ubwabo, bakayobora intama cyangwa se umukumbi w'Imana bawujyana igehinomu. Abo ngabo ndababwira yuko Imana ije kubakubura bose igashyiraho abandi bashumba bashya. Ariko abo bazaba bavuyeho, ndabonye bakizagera n'igihe cyo kujya mu rusengero kuri bamwe kibe kidagikunda. Izi nsengero zirafunzwe, ubuse ko hari izifunze, zimwe zirafunze ariko hari izifunguye. Hari izo bazadohora zifungurwe ariko hari n'izitazigira zifungurwa na rimwe. Abantu baraje muri iyi minsi, bamwe Satana babohere muri aka kantu k'agahuge kukumva ngo insengero zirafunzwe, bamwe basubire mu busambanyi, abandi basubire mu bujura, abandi basubire muri bya bindi bahozemo, bongere bagira ishyari, inzika n'ibindi. Kuko ikintu kizanye ibintu baradamaraye, barasenga mu munyenga, barasenga bafatanye ukuboko, yewewe yaba mwari muzi ibihe biri imbere ibi by'insengero. Ubu se muzavuga angana iki k'insengero zifunze iminsi ngahe mugacika urondogoro? Muzavuga angana iki? Abakristo ntibari gusenga ahubwo baheze mu minwa, insengero zirafunze. Nyamara ibi bihiye abamwabimenye, fatira umwami Imana ruracyahagaze kandi rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe. Uwiteka azabe rata mubyeyi ugisenga, rata ugifite umwuka wera, komera yego kuko Uwiteka arakuzi. Musore komera, mupapa komera, kuba uri muri Kristo Yesu kandi usenga ushikamye. N'abavuga butumwa bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko bameze nk'ibiraro. Bundi buranga ikiraro akamaro kacyo ni ukwambutsa abantu ariko ntabwo kibakurikira kigumaho. Hari abavuga butumwa bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko ugasanga bambaye nk'ibiraro, nibo barasambana, nabo babaye nk'abandi, ntibakura mu buryo bw'umwuka, barasambana, bariba, bararaguza, baraterekera. Imirimo yose ya kamere ya yindi y'umuntu udakijijwe nabo ubwabo barayifite. Ntabwo bera imbuto, nta rukundo, nta mwuka wera, bavuga Yesu ku munwa gusa, ku mutima atarimo. Hari abantu rero muri iyi minsi baje guhura n'umuyaga, umuyaga w'ishuheri, kandi uyu muyaga ugiye kuza ujye Imana ashyize ku ntebe, ikabaha ubushumba, ikabaha ubutware, n'ijambo ry'abashumba, n'ubutumwa bw'abashumba. Haleluya! Ngo wahoze ufite icyubahiro, ngo ariko ikuzimu haragurukijwe, ngo hagurukirijwe ngo bose, ngo na Satani ikuzimu, ngo nawe ngo muri iyi minsi ngo kwa yuko ngo intebe wari wicayeho yagurukijweho. Hari abantu benshi muri iyi minsi, abashumba benshi bagiye guhagurutswa ku ntebe zabo bari bicayeho, nibarangiza yego benshi muri iyi minsi baragiye bajye mu nzu z'imbohe bafungwe. Bashumba mwahawe umurimo w'Imana ngo mukore, mukawukora muko mwishakiye, musambana, mwiba, muroga, munyanga. Shareka babwiza uko izo ntebe muzagurukijweho, kandi abandi muri mwese kandi bagiye gupfa. Abitarira izina ry'Imana bendi bamwe bazahagurutswa, bamwe bajye kuragira ihene, abandi baragira intama, abandi baragira imbwa, abandi baragira inka. Ariko reka amabwiza ukora, abandi babe mayibobo. Izo ntebe benshi bashumba mwicaye, abandi mwarazihaye, ntawe abimitse mwariyimitse, muzagurukijweho. Abandi mwabimenyaga, yaba mwabimenyaga mugasenga, yaba mwabimenyaga mukambana imbaraga, yaba mwabimenyaga mugakora umurimo w'Imana neza. Benshi murimo Imana mwarawutaye, abandi mwarawutereranye, abandi mwawukoze uko mwishakiye, abandi muza muvuye hehe, abandi mwawugize ikimina. Reka amabwiza ukuri, hari abantu bafashe korari, ubwo ndi kubwira abaririmbyi bazigira ibimina. Hari naho nigeze kumva
ngo mureke umuntu ujya ukererwa tujye tumuca senkani. Nibaza ko iyi misengere ni imisengere bwoko ki? Mugeze naho mufata umurimo w'Imana mu wita ikimina mu ugira koperative. Oh, haleluya. Sinzi yacu n'umusaraba, ibendera ryacu twebwe abakijijwe, twemeye isoni zawo, niwe gusa utuneshereza. Mana ishimwe, twemeye isoni z'uwo musaraba, niwe utuneshereza. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Inshuti muvandimwe ukunda ijambo ry'Imana kandi ugakunda ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Nizeye ko aho muri mumeze neza mu bice bitandukanye by'isi, hafi na kure, y'amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba ndetse n'ubugira bwanjye. Mwese nizeye ko muguwe neza kandi mushima Imana. Reka nanjye mvuge ngo ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo no gufashwa n'Umwuka wayo baboneka iminsi yose, kandi Imana yivange mu byo mukora byose. Imana y'umugisha ndetse n'abanyu bose. Ariko kandi mwibuka ko ibyo byose tubikesha imbaraga z'Imana, tubikesha ukuboko kwiza kw'Imana. Uko kuboko kwiza kw'Imana rero kuboneka hano uyu munsi. Tubaye ikaze rero mu kiganiro cyacu Ngize Umugisha, ukubana n'umusore w'Imana Imana yahamagaye. Tumaze igihe kinini tutabonana, atari uko twanganye cyangwa se atari ko hari ibindi bivuze ko ari ukubera nyine n'ubuzima bw'isi butoroshye, ariko kayishimye Imana ko imucira inzira umunsi nkamubonye. Ibyiciro ndabyishimiye cyane cyane. Reka tumuhe ikaze rero, tumusuhuze anabasuhuza namwe, ubundi tuganire nawe. Turagusuje mwene data mu izina rya Yesu. Ndabikirije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha mwinshi. Yego. Rimba kumbuye abakunzi Umusaraba TV. Nari nkumbuye ubwoko bw'Imana bukunda kumva ijambo ry'Imana, bagifite inyota nubwo muri iyi minsi bitoroshye. Imana ibahe umugisha, ndabasuhuje, ndabakunda. Yego. Abari mu Rwanda, mu turere dutandukanye no mu ntara zitandukanye, mujyi wa Kigali no hanze y'igihugu, mwese ndabasuhuje kandi nimuhumure, Uwiteka azatugirira neza. Amen. Meze neza rero. Meze neza, ndashima Imana, Uwiteka aracyandinze, ndamahoro. Makuru cy'iminsi. Makuru ni meza. Turakomeye, turashima Imana. Iyo mwe n'umuntu gucya tuteruka ndabaza se n'ubugingo buracyabumeze neza, nabwo buraho mu mwuka bimeze neza. Urakoze, Imana igumugisha mwinshi. Ni byiza burya burariga akenshi kiri imbere kigaragara inyuma. Imana cyatuje umwuka wera, turajya kujya neza kwayo, n'ubugingo bumeze neza, n'ukuri turi amahoro. Ariko biranagaragara inyuma uretse kwijisha nkabibaza nyine. Ariko biragaragara n'ubugice bwabyo n'isura, burya umuntu udafite umwuka wera niyo umubonye uramwibwira. Muri iyi minsi biragoye. Muri iyi minsi biragoye. Bari kwiyoberanya. Ariko umuririmbyi umwe yararirimbye ngo ni Yesu wangize ku muvandimwe we. Yego. Yongeye amagambo nakunze cyane, abanga Imana ishimwe cyane. Uburundi arongera aririmba ngo bwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana.
Uwiteka Imana ashimwe ku bantu bagisa nayo. Hari benshi bacuye. Hari ibintu nagiye menya pa kumenya bure bakubwira mugenzi wawe urasa n'Imana ni ugusa n'Imana mu mico mu myizere cyane ku isura. Mu magambo makeya ubundi umuntu bibaye byiza yakabaye asa n'Imana mu mico kuko n'imyifatire no kwisura wenda isura y'Imana yo ntawayibona kuko bavuga ko turemye mu ishusho yayo isura y'Imana ibonera muri mugenzi wawe. Ariko ubundi iyo tuvuze ngo bwira mugenzi ngo urasa n'Imana iyo sura y'Imana turayimagina tukayitekereza tukabona ko Imana kuva mu mibereho muri kamere yayo yahoze ari nziza kandi n'ibyo yaremeye umuntu byose ni byiza. Burare iyo umuntu ari mwiza ngatanga ibyiza yaba mubi agatanga ibibi kuko buriya iyo umuntu ari muzima nawe ari mwiza atanga ubuzima ariko iyo ari mubi atanga urupfu kandi na Bibiliya irabivuga mu rwandiko rwa Zaburi igice cya mbere. Ngo ababi ntabwo bamera batyo. Hari umuntu wigeze kumbaza ngo ariko ngo abantu babi babaho ntabwo ntibabaho kuko na Bibiliya ivuga ngo ababi bo ntabwo bameze gutyo ngo ahubwo bameze nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Ariko iyo bavuze ngo umugenzi warasa n'Imana ni mu buryo bwa kamere muri kamere y'Imana yahoze ari nziza kuva kera na kare kandi na n'ubu iracyari nziza. Yego. Imana ishimwe cyane tushimye Imana ko twongeye kubona n'ibyo nandi kuvuga. Imana ibihererwe icyubahiro. Duherukana uri kugera utambutse ubutumwa ndabwibuka bumwe bwamaze no gusohora nubwo tutakwira tujye n'abantu baza kugenda kuri icyo kiganiro twakoze ubushize barasaga mu byo wari gutambutsa hari ibyasohoye kandi rumwe mu bantu batinyutse bakavuga imirimo y'Imana bakavuga aho Imana yabakuye mu gihe benshi babigize ubwiro. Yego. Imana nawe ngo ikomeze kwambika imbaraga mu rugendo watangiye rwo guhamya Kristo. Amen. Iwanyu mumeze mute rero ku itorero turi mu minsi itoroshye insengero nyinshi bazifunze iwanyu ntago byahageze? Wacu bari baradufungiye ururembo barufunzeho n'izindi nsengero z'iwacu nyinshi zirafunze ariko twebwe twagira ubuntu bwo kwitorera iwacu ntabwo bwafunze. Twarigiriwe gutyo twarakomeje turasenga kandi ibintu se ko byabaye mu gihugu hose ariko nanone ntago byatunguranye abantu bari babizi nuko babyirengagije ariko ni ibintu byabaye bizwi nuko natwe akanyafu Imana akubise abandi natwe katugezeho. Yego. Ibi bintu byo gufunga isengero uravuze ngo ntago byabatunguye mwari mubizi. None mu byo bavuga ko bafungiye isengero bavuga ko nyinshi we kuzifuga ko zitujuje ibisabwa. None ko abantu bari babizi kuki batujuje ibyo bisabwa bakageza aho bafungiye ubwo ntiharimo wamugana no munyafu wo kutumvira abayobozi bwa leta. N'Imana kandi biri kumwe. Kuko Imana abayobozi bashyirwaho na leta ubwo n'Imana ikorera muri bo. Ngo nubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo nta buyobozi na bumwe bujyaho budashyizweho n'Imana. Ariko kenshi muri ibi bihe turimo ni akanyafu Imana yikubitiye abantu kuko umurimo w'Imana abantu barawumenyereye nepo. Barawumenyereye cyane mu buryo bugiye butandukanye. Barawumenyera ibintu bikomeye cyane. Rero Imana inyuza muri ubwo buryo bwo kugira ngo icishe muri leta ariko ihane bamwe na bamwe. Reka nkubwize ukuri muri iyi minsi nureba abakozi b'Imana urareba ukavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana ni mayibobo ni umujura ni umusinzi ni ibintu bikomeye cyane. Mfite wenda ndaza kubivuga uko iminota igenda izamuka ariko ibiseka akangaka ntabwo navuga ngo aka ni akanyafu. Ntabwo umunyafu ntabwo inkoni ya nyayiraza kuko benshi muri bamwe turi kubonesha amaso ubwo mperuka kubona arabivuze abita abakozi b'Imana babeshya batari bo muri buri cyiciro abaririmbyi abakristo abashumba abapasiteri abavuga butumwa muri iyi minsi iri imbere Imana irazirobanura umwe kuri umwe. Zabakubita akanyafu kandi ntabwo bizatinda bije vuba muri iyi minsi. Muntu umwe nabonye abashumba benshi mu minsi iri imbere baje urumva umushumba ubundi iyo tuvuze sinzi impamvu ubundi babyise abashumba bundi bakagombye kuba ari abungeri kuko ubundi abungeri baragira intama kandi iyo turimo hariya buriya tuba turi intama ntabwo turi inka nta nubwo turi ihene
ahubwo buriya wenda ubwo abantu bize ikinyarwanda bazadufasha. Ubundi umushumba aragira inka, twe rero turi intama, ariko ubundi umwungeri ni Yesu. Ubwo abashumba sinzi ukuntu, reka twita abashumba cyangwa se abungeri byose ni kimwe. Ahubwo ndi kwibaza ikibazo muri no mise nkubaze, wenda turi tugana, ntabwo turatanga ikiganiro, nta nubwo turasenga ndacyabyibuka. Bimwe biranga umushumba w'intama, hari intama hari n'umushumba. Ibiranga umushumba uragize izo ntama ni iki? Wenda nka bingahe bike cyane? Ndakubwiramo bike. Ikintu cya mbere kiranga umushumba, umushumba yego amenya ubushyo, amenya uwo mukumbi, ishyo ni iry'inka. Hanyuma amenya ubushyo bw'izo ntama uko zingana, amenya izavutse, amenya izarwaye, amenya izakomeretse n'izavunitse. Ikindi cya kabiri, umushumba amenya niba intama zikeneye kuhirwa, zikeneye amazi, akaziragira mu bwatsi butoshye. Mu yandi magambo, iyo tuvuze buri abashumba, iyo tuvuze umwungeri muri rusange w'intama, ntibibaho ko ushobora kuragira intama iyavutse ntuyimenye, niyavunitse ntuyimenye, nubwo umenye ko zinashonje, niyabyiriwe ntuyimenye. Ariko n'uyu minsi nujya kureba uribaza se, aba ni abashumba dufite cyangwa ahubwo wa mugani? Ubundi Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga burya ngo umuhanuzi uhanura ibinyoma ngo niwe kibuno, ariko ngo umusaza w'icyubahiro ngo niwe mutwe. Muri iyi minsi dufite ibibuno byinshi mu nsengero, turabigwije, ntabwo ntukanye, kuko ni ijambo ry'Imana. Rero nureba ukareba, njye nakuze ndeba, kuko nagiriwe ubuntu bwo guturana n'itorero ry'abarokore. Iyo ndebye imisengero y'icyo gihe ukuntu basengaga n'ukuntu bafataga abakristo n'uburyo buzuraga umwuka wera, ukabijyana no muri iki gihe dusohoyemo, birahabanye. Ushobora gusanga umuntu ari perezida, ugasanga ntabwo agira nimero z'abaririmbyi ayoboye, ku buryo umuririmbyi ashobora kumara ibyumweru 3 ari mu bitaro perezida atabizi. Hanyuma umushumba nawe akamara iminsi atazi ko hari umudiyakoni waguye. Ubundi kera bajyaga bafata umwanya, bakafata igihe cyo kugenda bakajya gusura abakristo. Sinzi niba ari uko babaye benshi, uko muri iyi minsi ngo abarokore twabaye benshi ngo ni 28%. Bakiri kera niba ari uko bari bakiri bateya, ariko n'urukundo rwe rugihari narwo rwarakonje. Ubwinshi bw'abantu se nibwo bwateza ibibazo, cyangwa ubwinshi bw'abantu bwagakemuye ibibazo? Hoya, burya mu Kinyarwanda bavuga neza yuko burya ngo abahigi benshi bayobya uburari. Ariko ubwinshi ntacyo budutwaye, ariko kugira ngo ugire inka nyinshi utazakuraho umusaruro, buriya umuntu atungira inka ibintu nibura 2 by'ingenzi. Icya mbere ni umukamo, icya kabiri wenda nuko azazigurisha agakuramo ibyo yikenuza. Uramutse ufite inka 20 watungiye umukamo, uzikamwa litiro 2, izo nka kintu zazikumariye, niba ari iyo ntego wari ufite. Niba dufite abakristo rero baje ngo dusenge, uyu murimo w'Imana tuwagure, twigije ijambo ry'Imana, abantu bakizwe, bakaba tugwije abakristo ariko badakijijwe, nta kintu abakristo mu rusengero bamara. Ese umukristo kibazo ntajya numvika mpuzaho namwe rero ni iki ngiki. Ibintu muvuga ngo abakristo ntibakijijwe, abo bashumba barakijijwe, barabwirizwa nandi agakiza kugira ngo bakizwe. Kandi wababwirije nimba nje nkakubwiza mukaya nkagutereta ngo turyamane, ndakizwa gutagakiza ndagakunda gasoroma kurinde. Umbaje ikibazo cyiza cyane, Imana iguha umugisha. Wa mugani biragoye. Buriya iyo uri umwarimu, akenshi iyo uri umwarimu, umwana ushaka kuzavamo umurezi cyangwa se ubaye umurezi, yigisha muri sansi yabonyemo umwarimu, kuko niwe role model. Yes. Rero wa mugana kenshi n'igihe turenginganya abakristo, ko nge ntabwo nge bajajinga nimba abonye umushambanye amusabye ngo baryamane, wazahitamenya ko atari icyaha. Ariko nanone ibyo ntabwo twabigira urwitwazo, ntabwo twagira urwitwazo, ariko turibaza ngo uyu muntu ushumbye abantu ni muntu ki? Kubera yuko buri Imana mu butumwa bwo kugenda itambutse ivuga ngo kubw'ibyaha buri muntu arizabazwe uwo mutwaro. Icyo ni kimwe. Ntabwo umukristo yabyitwaza ngavuga ko ngo pastor ngo yanamubonye yasinze ngo reka nanjye nsinde. Ariko reka mbabwize ukuri,
abashumba reka nkubwire, abashumba, ikintu cy'abashumba cyo narabakarabye byararangiye, ni ukubabona gusa mu makote ariko agakiza kamaze gutaka. Mbese mu yandi magambo bameze nka wa mubyeyi uhetse ingobyi, umwana yaraheze kera, nta mwuka wera, nta gakiza. Muri iyi minsi ishize mfite mama w'inshuti yanjye ni umuhanuzi, yahamagara arambwira ati ariko uzi ko runaka yansabye ko yaza kunsura wenyine kandi nibana, ndamuhakanira aransembera. Ati mu minsi yakurikiye yarampamagara arambwira ati ariko wazaretse tukagenda wari bwatembereho. Abantu rero nibataba amaso muri iyi minsi, mu bantu twita abashumba, twita abakozi b'Imana, bigora uko bambara amakote gusa, baraza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Reka rero muri kano kanya dufata umwanya dushimire leta yacu, leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo gufunga zino nsengero, kuko niho harimo indiri y'ibisambo yabari gutuma ibyaha byiyongera, amanyanga, utubari mu nsengero, habayemo utubari, business mu nsengero, ugasanga aho kugira ngo abantu bakizwe bari nigeze ku kibazo ubushize, ndibaza ndavuga ni kubera iki insengero ziri kuba nyinshi. Umunsi kumva ngo habonetse bishop runaka, ejo ngo revera ngo yimitse, kumva abakozi Imana bari kuboneka benshi, n'insengero nyinshi, amadini akaguka. Kuki buri munsi none RIB itangaza ngo ibyaha byiyongeye, gereza ntizigabanuka, ahubwo bakavuga ati gereza zuzuye? Irivuga ubutumwa ritari kugira umusaruro muri sosiyete rimaze iki? Nawe bivuze umuntu mwantera amabuye ngo ninje muri politike, ariko si politike nawe wakibaza kuki abantu babwiriza ijambo ry'Imana, kuki ngo tugasenga, insengero zikavuka, abakristo bakaboneka, abashumba bakiba buri munsi ngo bakaba benshi, ariko tugasanga umusaruro muri sosiyete, aho bamburiraga bari kuhamburira, aho bibaga bari kuhibira. RIB ntago yaruhutse cyo gufata abanyabyaha, amagereza ari kuyagura. Tukibaza irivuga butumwa riri kumara iki? Ese ubundi abarivuga bo ni bantu ki hubu? Abakora iryo vuga butumwa, ese abavuga butumwa bo nini? Ubundi je nabwiye umuntu ngo nusengerwa n'umujura uzaba umujura, nusenga n'umusambanyi nawe uzaba umusambanyi byanze bikunze. Nivuga butumwa yaba ari abakozi b'Imana, yaba ari abashumba twita baravuga butumwa, baririmbyi bose muri iyi minsi bafashe umurimo w'Imana bawugira akamenyero. Ubukristo bwabo ntibuhagije ariko burabashimishije, abandi ntibashaka kumenya n'amagambo n'ijambo ry'Imana, bararyumvise baranangira. Urabwiriza abantu wowe urinde? Ese ibyo ubwiriza abantu wowe urabikora? Nabwiye abantu ngo ntabwo agakiza ari ku munwa, ntabwo agakiza ari inyuma. Ikintu kigaragaza ko umuntu yahindutse amenye Kristo Yesu ntabwo ari uko yubatse etaje, hoya. Ikintu kigaragaza ko umuntu yamenye Kristo Yesu rata nuko avuga ngo nari umusambanyi narabiretse, kandi koko ibyo bintu n'Imana ye bagahamanya ko kuko ubusambanyi yaburetse. Nari umusinzi none byararangiye. Ibyo bintu nibyo bigaragaza. Naho kuvuga ubutumwa ku munwa, gusoma amagambo menshi muri Bibiliya no kuyafata mu mutwe, ibyo ntacyo bimaze, ntacyo. Niyo mpamvu rero akenshi warumbajije ngo insengero ngo zafunzwe leta. Ntabwo ari Imana, ntabwo ari leta yafunze insengero. Ni Imana yazifunze ko yakoresheje ubuyobozi yashyizeho. Yakoresheje ubuyobozi yashyizeho kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Buriya Satani nawe uzi ko yubahishije Yesu mu buryo atazi. Buriya Satani agiye mu bafarisayo, bose abateza umutima wo kwinangira, bafata Yesu. Satani arazi ko Yesu napfa azagenda agapfa burundu akazimira, ariko Yesu kandi arabyemera ko byari byahanuwe kugira ngo bisohore. Yesu azuze ku munsi wa gatatu, nibwo ijambo ry'Imana ryahawe agaciro n'ibyo yari yaravuze, ariko ubuhanuzi burasohora. Ariko Satani yari yakure mu bafarisayo. Hari igihe rero kenshi tuvuga ngo leta yafunze insengero, ariko ugasanga ntabwo ari leta mu by'ukuri, nta nubwo ari leta. Nanjye ntabwo myanya ni Imana yabifunze, ariko nyine nanjye ari njye ariko ari n'insengero nari bufunge. Naje hano Gikondo umunsi umwe, umuntu afite ubushobozi, umuntu twaganije avuga ati iyo abari mfite ubushobozi mba nazifunze kera. Naje Gikondo ntago mavuze, ni muri izo nce zaho za Kigali. Hari urusengero rwasengerwagamo n'amatorero abiri, bamwe bagasenga mu gitondo abandi bagasenga nimugoroba. Si ukuvuga ngo wenda ni amateraniro abiri, hoya. Ni itorero nk'uko wenda yaba ari ADPR na wenda na EAR. ADPR gasenga mu gitondo,
eyari gasenga nimugoroba, ariko eyari iri ikodesha urwo rusengero, bari buze kwishyura urwo rusengero rwa ADEPR, bari buze kwishyura eyari iri bwishyure ADEPR. Nkibaza ntimwuka byaramwe iyi misengere, ariko ibyo ntacyo bidutwaye, reka basenge wenda ibyo bintu bikorwe, ariko nibura usenga bera imbuto kuko zigaragaza ko umwami Yesu bavuga bamumenye. Kuvuga Yesu wa buri munsi mu kanwa rero nibyo byateye Imana guhaguruka birayirakaza. Hari ibintu byambura abapasiteri benshi babaye n'abanaliste, ari ujya kubona ukantu n'umukozi w'Imana ari kwanaliza football, ari kwanaliza ntuze ngo yagiye ngo yambaye bikini, kwibaza ibyo bintu n'umurimo w'Imana bihurira he? Niba uri umukozi w'Imana korera Imana bigaragare, niba uri n'uwa Satani ukore Satani ku mugaragaro. Ikintu cyo kwiruza kuvangavanga, uyu munsi wagiye kwanaliza football. Niba uri umukozi w'Imana korera Imana. Umuntu umwe aravuga ngo kandi ukorera Imana utarebera kuri mugenzi wawe. Nta muntu n'umwe muri isi tugomba gufatiraho urugero usibye Kristo wenyine. Yego nubwo turi kuvuga gutya, ijambo ry'Imana nasomye ijambo riravuga ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Mu bashumba bariho hari abari gukora umurimo w'Imana neza uko bahamagawe, bari kwitwara neza. Reka tuvuge ngo abo ngabo Imana y'umugisha kandi ibakomereza umugisha. Gusa iyo umuyaga waje hari igihe byose ufata ibizima n'ibitari bizima byose ugahuha, ariko bihangana bategeze Uwiteka ibyo byose hagiye kigera Imana kongera kabisobanura. Yego rwose. Soko twavuga, reka twinjire mu gice cya kabiri mwene data cy'ubutumwa Imana yaguhaye utambutse ugeze ku bantu. Ndagusaba kugira ngo usenge Imana ubundi kumwuka kuyobora ugenda uko nguko. Ni karibu. Mwami Yesu Kristo turagushimiye. Mwami urero urakiranuka, wera wa Isirayeli wagiye ubana natwe mu bikomeye, wagiye ubana ubwoko bwawe muri mbyo yararirimbye ngo nkuko wafashaga abasogokuruza mu bihe byashize, n'uyu munsi Mwami ni kugifasha ubwoko bwawe. Mana tabari, yego Mwami nukuri tabari teraniro, tabari torero ryawe Mwami ko rirageraniwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana tabara abashumba, tabara abaririmbyi, tabara abakobwa, tabara abagore, tabara abasore, tabara abagabo mu izina rya Yesu Kristo. Mana nukuri nta handi twahungira usibye iwawe. Kandi Mwami Yesu Kristo abantu bakiboshywe n'umwijima wa Satani n'abadayimoni n'ibitero by'umwanzi ndetse n'ibyaha, abo bose Mwami bari mu biganza byawe. Dore turi imbere y'ubwiza bwawe Mwami, waduhamagara imirimo myiza muri Kristo Yesu. Kandi ijambo ryirambira muri Yohana ibice 9:4 ngo nkwire gukora umurimo w'abantu myakiri ku manywa. Mana nukuri ngo kuko bugiye kwira mu izina rya Yesu Kristo. Reka Mwami umurimo wawe uzahuke, abagikora umurimo wawe bagikomeje Mwami baha imbaraga, kandi n'abaguye Data wa twese uri mu ijuru. Ijambo ryirambira ngo iyo umuntu ntabwo z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, ngo naho yagwa, yego ngo naho yagwa ntarambarara, ngo Uwiteka unamije ukuboko kwawe. Urakoze Mwami rero, nuze utuyobore Mwami ikiganiro tugiye gukora. Mana yaba ari njyewe ntaba ari njyewe, ndetse n'abazacyumva ntaba ari bo, yaba Mwami Yesu Kristo ari umunyamakuru ntaba ari we, ahubwo izina ryawe Mwami n'imbaraga zawe ziba ahantu. Turakwize turakwiringiye, ntabwo ari mwe si kabiri twabonye neza yawe. Reka Mwami ukomeze kutwiyoborera, kandi uzacyumva Mwami azagira umwuka wo kumva no kumvira mu izina rya Yesu Kristo. Nuze ubane natwe kandi twiteho cyane, utuyobora uko ubishatse nk'Imana mu izina rya Yesu tusabe. Urakoze Data. Amen. 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 Ni karibu. Murakoze cyane. Hari hashize igihe kinini koko ntagira kuri izi mikoro z'umusaraba, ariko ubwo ngiriwe ubuntu no kuba imbere y'Imana no kuba imbere y'izi mikoro, ndagira ngo ntange ubutumwa bukurikira ku bantu bagiye batandukanye. Mfite ubutumwa ku bakozi Imana batandukanye, mfite ubutumwa ku baririmbyi, mfite ubutumwa ku bashumba, mfite ubutumwa ku bavuga butumwa, mfite ubutumwa no ku bantu bakiri mu byaha, mfite n'ubutumwa ku bantu bashonje. Hari abantu benshi muri iyi minsi aho kugira ngo basenge bo ahubwo bafashe umwanya wabo batekereza ku by'amasezerano. Ariko wareba amasezerano muri iyi minsi agushije benshi, ariko nyamara bo barashaka ko Imana ikora ibyo bashaka, ariko bo ntibashaka kugendera mu nzira Uwiteka Imana bashaka. Abo bantu rero ndababwira ubutumwa bukurikira, ndibuze kubasubira mu ijambo ry'Imana, buri umwe ukuwundi arakuramo ibye. Abandi n'abashumba bahawe umurimo, bahamagaye, basizwe amavuta,
batangira gukorera Imana rwose mu buryo bwiza, Imana ibishimira. Bamaze kurya bararengwa barahaga, batangira kujya babwiriza, abandi baganura mu marangamutima yabo, abandi bakavuga ibyo batabasha gukora ubwabo, bakayobora intama cyangwa se umukumbi w'Imana bawujyana igehinomu. Abo ngabo ndababwira yuko Imana ije kubakubura bose igashyiraho abandi bashumba bashya. Ariko abo bazaba bavuyeho, nabonye abashumba benshi bajya kuragira inka. Bundi umushumba, iyo tuvuze tubushyo bw'Imana turi intama. Rero niba turi intama, ntabwo umushumba yaragira inka mu rusengero, kandi mu rusengero habamo intama. Abenshi baraje bikubure, umwe kuri umwe muraje babonesha amaso, bagende bajye kuragira inka, abandi bajye kuba mayibobo. Hari n'abandi nabo bakurikira, ndibuze kubwira nabo amagambo akurikira. Nabavuga butumwa, bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko bameze nk'ibiraro. Bundi buranga ikiraro, akamaro kacyo ni ukwambutsa abantu, ariko ntabwo kibakurikira kigumaho. Hari abavuga butumwa bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko ugasanga bambaye nk'ibiraro. Nibo barasambana, nabo babaye nk'abandi, ntibakura mu buryo bw'umwuka, barasambana, bariba, bararaguza, baraterekera. Imirimo yose ya kamere ya yindi y'umuntu udakijijwe nabo ubwabo barayifite. Ntabwo bera imbuto, nta rukundo, nta mwuka wera, bavuga Yesu ku munwa gusa, ku mutima atarimo. Hari abantu rero muri iyi minsi baje guhura n'umuyaga, umuyaga w'ishuheri, kandi uyu muyaga ugiye kuza ugiye kunyaganyaza buri umwe wese. Numvise ijambo ry'Imana rivuga ngo nzababaze ngo ese ibimenyetso bigaragaza ko Yesu ibi yari yarabibabwiye by'insengero ntabyo mwabonye? Arongera avuga ngo ibihe biri imbere birakomeye, kandi mwebwe muri kuvuga mubona insengero zirafunze nibyo, ariko hari izifunguye. Hari igihe kizagera abakristo basenga mu kuri no mu mwuka batotezwe, kandi ntabwo bitinze. Hari igihe kizagera n'igihe cyo kujya mu rusengero kuri bamwe kibe kitagikunda. Izi nsengero zirafunzwe, ubuse ko hari izifunze, zimwe zirafunze ariko hari izifunguye. Hari izo bazadohora zifungurwe, ariko hari n'izitazigira zifungurwa na rimwe. Abantu baraje muri iyi minsi, bamwe Satani ababohere muri aka kantu k'agahuge kukumva ngo insengero zirafunzwe, bamwe basubire mu busambanyi, abandi basubire mu bujura, abandi basubire muri bya bindi bahozemo, bongere bagire ishyari, inzika n'ibindi. Kuko ikintu kizanye ibi ni akanyafu Imana igiye kunyuza mu bantu, kugira ngo buri muntu wese yongere yikebuke. Ntabwo iki gihe ari igihe cyo kugenda ngo turegeze, ahubwo iki gihe ni igihe cyo gusenga rata. Ku bantu bamenye Imana, iki gihe ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kuzura umwuka wera, ni igihe cyo gusenga. Wasengaga rimwe agasenga kabiri, wasengaga kabiri agasenga gatatu, wasengaga gatatu, yego agasenga kane. Kuko ibihe tugiye kujyamo imbere birakomeye. None se turacyabona uburyo bwo kujya gusenga bikemera? Turasenga, insengero zirafunze, ariko turacyabona ibyo turya. Ibihe biri imbere ni ibihe bikomeye, ni ibihe by'ibyago n'ibigeragezo, ni ibihe by'inzara. Ariko abantu baradamaraye, barasenga mu munyenga, barasenga bafatanye ukuboko, yewe we, yaba mwari muzi ibihe biri imbere. Ibi by'insengero, ubu se muzavuga angana iki? Ko insengero zifunze iminsi ingahe mugacika ururondogoro, muzavuga angana iki? Abakristo ntibari gusenga, ahubwo baheze mu minwa. Insengero zirafunze, nyamara ibi bihe aba mwabimenyaga ni ibihe byo gusenga, byo gutakira, yego, byo gutakira Imana cyane. Mana ishimwe. Ariko nizere ko buri muntu wese Yesu yabwiye abantu ngo umva aya magambo yanjye, ngo yarangiza akayumva rata, ngakayakomeza. Haleluya. Ngo uyu muntu ngameze rata, ngo nka wa munyabwenge ngo washatse kubaka inzu ye, ngarangije kuyubaka, ngayubaka ku rutare, ngo imvura iragwa, imivu igatemba, ngo imirabyo, yego, ngo byose biraza bikikubita kuri iyo nzu, ngo ariko ntagigwa, ngo kuko iyo nzu yubatse ku rutare. Urwo rutare rero nta rundi, urwo rutare ni Kristo Yesu. Urwo rutare rata ni ijambo ry'Imana. Iyo umuntu ari kuri Kristo Yesu, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ngibyo byose rata naho byakomera, Yesu amubera urufatiro. Kandi najya ngo mbabwire ngo nubwo bimeze gutyo, urufatiro rw'Umwami Imana ruracyahagaze, kandi rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe.
witeka azabe rata mubyeyi ugisenga rata ugifite umwuka wera komera yego kuko Uwiteka arakuzi musore komera mupapa komera pfa kuba uri muri Kristo Yesu kandi usenga ushikamye usenga ukiranuka ntacyo uzaba haleluya ndagira ngo rero ibihe biri imbere ni ibihe bikomeye nari ndi kuvuga amagambo akomeye ngo umunyabwenge yashatse kubaka ngo yubaka inzu ye ku rutare ngo imivu iratemba nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu biri kuba muri iyi minsi ibi ngibi ni ibicogoza umuntu n'ubundi ari usanzwe adahagaze ni ibigusha umuntu utari usanzwe ukomeye ariko umuntu ukomeye muri Kristo Yesu rata naho yagwa ntarambarara umuntu ukijijwe neza naho ibi ngibi yaza ntabwo bimuca intege rata tuzakomeza gusenga nubwo bikomeye nubwo bigoye ariko ibi ngibi ni ibyoroshye kuko turacyabona gusenga turacyaza imbere ya kamera bigakunda no muri covid twarasenze haleluya haleluya ni musenge mukomeye mushikamye ariko mukijijwe ibindi byose Imana irabika urumva ngo ikintu uyu munyabwenge yubatse iyo nzu ye ku rutare akayubaka kuri Kristo Yesu ntabwo bibuza imiraba kubaho ntabwo bibuza inkuba gukubita ntabwo bibuza imivu gutemba haleluya nicyo cyitonderwa umuntu kuba akijijwe neza ntibimubuza kugeragezwa ntibibuza kurwara ntibibuza kwicwa n'inzara ariko iyo udakomeye mu kwizera rata witura nk'umupfapfa nawe ngo nawe ntabwo yaretse kubaka rata ngo yagiye kubaka nawe ngo yubake inzu ye ku musenyi hari abantu benshi muri iyi minsi hari abashumba benshi yubatse ku musenyi hari abaririmbyi benshi yubatse ku musenyi hari abavuga butumwa benshi yubatse ku misenyi abo ngabo rero rata nibo bari gucogozwa n'ibihe dusohoyemo ariko reka mbabwize ukuri akangaka ni agatonyanga mu nyanja Imana ishimwe cyane iyaba mwari mubizi ndaje rero ntatinze buri muntu wese mu cyiciro cye ndagusomera ijambo ry'Imana nicyo cyanzanye hanyuma nindagiza nibwo butumwa bwanzanye nindagiza buri muntu wese uko yagiye agenda uko ari kwitwara muri ibi bihe yongera asubire ku rufatiro yongera amenye aho ahagaze yongera amenye uko bimeze yongera amenye ko Yesu agira neza yongera amenye ko ari abantu bagisenga bashikamye yongera amenye ko ari abantu cyuzura umwuka wera ariko nabasubiye inyuma nabo umwe kuri umwe ndabasomera ni ijambo ry'Imana ntabwo ari ngewe hatagira uvuga ngo nabitumye ni ijambo ry'Imana utuba bukwe mu ijambo ry'Imana ntabwo ari ngewe waryanditse kuko ibyanditse byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu rero reka nze mbasomera ubutumwa bwanyu buri umwe wese ku giti cye akuremo amagambo ajyanye n'ibiharimo n'ibihari n'uburyo ari kwitwara ndahera ku magambo yanditse muri Yesaya 14 ndahera ku murongo wa 9 ngeze kwa 11 Yesaya 14 murongo wa 9 kugera kwa 11 dusome mu izina rya Yesu Kristo aranditse ngo ikuzimu hasi harahagurukijwe no kugusanganira hakuzuriye abakuru bo mu isi yose bapfuye hakuzuriye abakuru bo mu isi yose bapfuye hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo abo bose bazakubaza ati mbese nawe ubaye umunyantege nke nkawe uhwanyije natwe icyubahiro cyawe n'amajwi y'inanga zawe bimanuwe ikuzimu usasiwe inyo urazorosa haleluya dusoje ikibazo kivuga ngo usasiwe inyo urangije urazoroswa iri ni ijambo nageneye abashumba Imana ashyize ku ntebe ikabaha ubushumba ikabaha ubutware ni ijambo ry'abashumba ni ubutumwa bw'abashumba haleluya ngo wahoze ufite icyubahiro ngo ariko ikuzimu haragurukijwe ngo hagurukirijwe ngo bose ngo na Satani ikuzimu ngo nawe ngo muri iyi minsi ngo kwa yuko ngo intebe bari wicayeho yagurukijweho hari abantu benshi muri iyi minsi abashumba benshi bagiye guhagurutswa ku ntebe zabo bari bicayeho nibarangiza yego bandi benshi muri iyi minsi baragiye bajye mu nzu z'imbohe bafungwe abandi barenganywe ariko reka mabwiza ukuri umuntu udahagaze neza muri iyi minsi bashumba
bashumba mwahawe umurimo w'Imana ngo mukore, mukawukora muko mwishakiye, musambana, mwiba, muroga, munyanga. Shareka babwiza uko izo ntebe muzagurukijweho, kandi abandi muri mwese bande bagiye gupfa, abitarira izina ry'Imana bendi bamwe bazahagurutswa, bamwe bajye kuragira ihene, abandi baragira intama, abandi baragira imbwa, abandi baragira inka. Ariko reka amabwiza ukora abandi babe mayibobo. Izo ntebe benshi bashumba mwicaye, abandi mwarazihaye, ntawabimitse mwariyimitse, muzagurukijweho. Abandi rata ngo musasi w'inyo, abandi murazoroswa. Bundi umuntu yisasira amatora akiyorosa ishuka cyangwa se akiyorosha ikiringiti, ariko mwebwe mugiye gusasirwa inyo munaziyorose. Ubwo ni ubutumwa bw'abashumba ndaburangije. Ngiye ku bundi butumwa dusanga muri Yesaya 32 umurongo n'uwa 9 kugeza kwa 15. Yesaya 32 ni ijambo ry'Imana, durahera ku murongo wa 9 tugeze kwa 15. Some mu izina rya Yesu Kristo. Ngo mwabagore mwe, yego mwabagore mwe bataye umuruho mwe, nimuhaguruke munyumve. Mwabakobwa b'abadabagizi mwe, nimutegera amatwi amagambo yanjye. Muzamara iminsi isaza umwaka muhagaritse, yego ngo muhagaritse imitima. Ngo mwabagore b'abadabagizi mwe, ngo kuko umwengo uzabura kandi nta sarura rizabaho. Mwabagore bataye umuruho mwe, nimuhinde imishyitsi mwabadabagizi mwe, muhagarike imitima, mwiyambure, mwambare ubusa, mukenyere ibigunira. Bazikubita mu bituza bababajwe n'imirima yabanezezaga n'inzabibu zeraga cyane. Mu gihugu cy'ubwoko bwanjye hazamera amahwa n'imifatangwe, ndetse bizamera no ku mazu anezeza yose yo mu murwa w'umunezero. Ngo kuko urugo rw'umwami ruzatabwa, umurwa wari utuwe cyane uzaba amatongo, umusozi n'umunara w'abarinzi bizaba ubuvumo iteka ryose. Ngo bizaba inama y'imparage n'urwuri rw'amashyo, ngo kugeza aho umwaka uzasukirwamo abavuye hejuru, maze ubutayu bukaba imirima yera cyane, umurima wera bakawita ishyamba. Haleluya, amen. Ubu ni ubutumwa bugenewe abakozi b'Imana muri rusange. Ubu uri umuririmbyi, ubu uri umukristo usanzwe uririmba hariya hahandi muri turebe inyuma, ubu uri umushumba, ubu uri buri muntu wese mu murimo we yahamagariwe. Ubu ni ubutumwa bumugenewe. Ngo muzamara umwaka muhagaritse imitima. Ibi bintu muri kureba ntago ari ibihe by'igihe gitoya. Nahoze babwira ngo insengero zimwe zirafunzwe, ngo izindi zirafunguye, hari izizafungurwa ariko hari n'itizazafungurwa namba. Ibihe biri imbere biraje birakomeye. Bamwe bigize abadabagizi, abandi bigize abasambanyi, abandi umurimo w'Imana bakora uko bashatse, abandi baboneye ibi bintu buntu. Ariko reka mbabwize ukuri, ibihe biri imbere yabo mwabimenyaga mugasenga. Ibihe biri imbere musenge cyane kuko birakomeye. Yego ibihe biri imbere ni ibihe byo gukomera, ni ibihe byo gushyirwamo imbaraga, ni ibihe byo kongera kuzuza umwuka wera. Ntabwo ari ibihe byo kudabagira, ntabwo ari ibihe byo kugenda uko mwishakiye, ntabwo. Haleluya, haleluya. Yego Yesu, iyaba mwabimenyaga, iyaba mwabimenyaga, yaba mwabimenyaga mugasenga, yaba mwabimenyaga mukambana imbaraga, yaba mwabimenyaga mugakora umurimo w'Imana neza. Benshi umurimo w'Imana mwarawutaye, abandi mwarawutereranye, abandi mwawukoze uko mwishakiye, abandi muza muvuye hehe, abandi mwawugize ikimina. Reka mbabwize ukuri, hari abantu bafashe korari, ubwo ndi kubwira abaririmbyi bazigira ibimina. Hari naho nigeze kumva ngo mureke umuntu ujyaje ukererwa tujye tumuca senkani. Nibaza ko iyi misengere ni imisengere bwoko ki? Mugeze naho mufata umurimo w'Imana mu wita ikimina, muwugira koperative. Ibyo bintu byo guca amafaranga umuntu wakererewe ni ibintu biba mu bimina, mu mashyirahamwe, mu matsinda. Ntabwo ibyo bintu biba mu murimo w'Imana. Ariko kubera ko abantu bamaze gukayuka, baravuga ngo reka umurimo w'Imana reka mbabwize ni muwureke. Ntabwo mukunda itorero kurusha nyiraryo. Amadini buriya reka mbabwire, idini ni iry'abantu ariko itorero ni iry'Imana. Muwureke bawukora uko babishaka, ariko wowe urimo wamaze kugira icyo umenya
komera kwa ibihe biri imbere ibihe bikomeye. Mwiba abadabagizi ngo mugende uko mushaka, mwambara uko mushaka, mwiyambura ubushwambagara, mwambara imyambaro ibakwiriye. Twongere twihute dusome muri Yeremiya 19. Yeremiya 19. Iyi ni nabwo n'ubutumwa Imana yampaye bujyanye n'iki gihe tugezemo dusohoyemo, iki gihe turimo. Nguko ni ku Uwiteka avuga ngo genda ugure urweso ku mubumbyi, ujyane bamwe mu bakuru b'imiryango n'abakuru bo mu batambyi, ngo maze ujye mu gikombe ku irembo, mu gikombe cya mwene Hinomu kiraho basukira ku irembo ryerekeye iburasirazuba, ngo avugire amagambo nkubwira uti nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabami b'Ubuyuda mwe namwe abatuye Yerusalemu. Uku ni ku Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti dore ngiye guteza aha hantu ibyago. Haleluya. Itigiye guteza aha hantu ibyago. Haleluya. Ngibyo utazumva, ngibyo uzabyumva wese bizamuziba amatwi, ngo kuko banyimuye. Haleluya. Ngo kandi akaba bahahinduye nuko ukundi, ngo bakahosereza izindi mana imibavu, ngizo batazi bona basekuruza n'abami b'Ubuyuda. Ngo kandi aha hantu hujuje amaraso y'abatariho urubanza. Bubakiye Bali ingoro kugira ngo batwike abahungu babo ho ibitambo byoswa bya Bali. Ibyo nategetse cyangwa ngo mbivuge, haba ibyo ntategetse cyangwa mbivuge, haba no kubitekereza. Amen. Nuvuga ngo abantu muri iyi minsi bamaze kwimura Imana, bimuka izindi mana z'ibigirwamana. Bamwe bafashe abashumba bagira Imana, hari naho njya kumva nkumva murabwiye umushumba ngo dadi abashumba nabo ngi utongeho ngo mushumba rwose nyakuba mushumba ngo ntabwo serivisi ayiguha. Abashumba nabo bigize Imana ubwabo, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko revera, ubundi revera ari izina ry'Uwiteka Imana, ari ryo zina rye, ariko bashaka ko tubita ba revera, abandi barashaka yego. Abakristo b'iyi minsi nabo bamaze kwimura Imana rata, kugeza ubwo umuntu aza mu rusengero yitwaje uburozi, umuntu akaza mu rusengero yasambanye akaririmba, ariko Imana ikavuga ngo murabikora nk'abihorera, ngo mukajya ngo mpanye namwe. Nta kintu na kimwe gikorerwa mu nzu kitazagaragara hejuru yayo. Reka mabwiza ukuri, mwamaze kwimura indi mana, ngo mutangira koswa ngo gusenga izindi mana z'ibigirwamana, mutangira gutanga ibitambo bya Bali. Ariko ngo ibyo bintu nta muntu wabitegetse, kuko ntabwo Imana igeze ibategeka, ngo yewe ngo nta nubwo igeze no kubitekereza. Mwebwe mwabikuye he? Ikintu cyababwiye cyabategetse kubaha abashumba kurusha Imana ni iki? Ikintu cyabamaze ubwoba bwo gufata Imana mukayijya imbere mufite abarozi, mwamaze kuroga ni igiki? Mupfumunyitse abarozi, muza mu nsengero muje kuroga abana n'impinja, muje kuzinga abakobwa ngo batabyara, ni igiki? Ninde abatumye gufasha Imana gusarura? Mwamaze gufata Imana murayimura, mu mitima yanyu muyikuramo. Niyo mpamvu muri iyi minsi, niba ari ibihe dusoyemo, ni ibihe bikomeye byo gusenga, ariko nyamara ntabwo muri kubitekerezaho, ahubwo mwagiye mu matiku, mwagiye mu bidafite umumaro, amagambo yabaye menshi. Iyaba mwari muzi urubategere toka y'izina rya Yesu Kristo, mbabwize ukuri, ibihe biri imbere Mana ngo igiye kubateza ibyago, ije kubateza inzara, ije kubateza Yesu. Ni ibihe biri imbere, ni ibihe bikomeye, ni ibihe by'ibyago, ni ibihe by'inzara, ibyago by'uburyo bwombi, kimwe cyagenda gisimbura ikindi. Muravuga se muzageza ryari? Muzavuga mugeze ryari? Yaba mwamenyaga urubategereje imbere, mwagasenza Imana ngo Uwiteka we rata tukubereye ubuhungiro. Haleluya, haleluya. Ariko rata reka babwire ngo naho data na mama bandeka ngo Uwiteka azandarura. Nimukomere cyane, mwebwe mukomeje gusenga rata,
mugifite imbaraga umwuka wera nimukomere. ariko abasenga babibyinamo muraje babone ku mihanda, bamwe bazatoragura amashashi, abandi bazaba imbobo. Uzajya umureva ngo uyu ni wa wundi, uyu niwe narinzi. Uru rugendo ntabwo rukinishwa, urugendo rukomeye, urugendo ntabwo rwisukirwa, ni urugendo ujya mufite imbaraga, ni urugendo benshi Imana irababaye, yarabagaburiye, maze kubagaburira murarya murahaga, none muribagiwe. Abandi yarabambitse mwabisabye kuva kera, murangiza kubisaba maze kubambika murayitera umugongo. Bandi mwasenze muva ngo Mana ngo duhe ubukwe, ngo uduhe imiryango myiza, bakoreshereza ubukwe ibaha akazi, ibaha urubyaro, none muyituye kwirwa mu busambanyi, muyituye kwirwa mu bubari, muyituye kwirwa mwambaye ubusa. Yaba mwari muzi urubategereje, yaba mwari muzi ibibategereje. Mwagasenze mukambara imbaraga z'umwuka, mwagasenze mugasaba Imana imbaraga, ariko ntabwo ibyo mubyitayeho ko Satani yamaze kubinjirira. Mwarinjiriwe ntimwabimenya, kuko umwuka wari urimo yabavuyemo, Imana yabakuyeho ijambo ryayo. Yaba mwari mubizi, nyamara musenga, mwaratitirizaga, mwariyirizaga, mwakuraga amasengesho y'ubutitsa, none muri iyi minsi usigaye ujya kuyakora ngo hoya ngo ntabwo ngo jyewe ngo burango gena nirwarira n'igifu rwose, ngo niyo niriwe ntariye ngo nta. Nyamara wirengagije ko kwitaga iminsi 2 utariye usengera ibyo kurya, none uribagiwe, murenga usize inzara. Haleluya, Mana ishimwe. Ariko rata wowe ugisenga, rata bikemera, wowe ugifite imbaraga z'umwuka wera, ntushika musenga kuko ibihe biri imbere birakomeye. Nsigaje ubutumwa bumwe nkitahira, ubundi mwabwiwe byinshi, ariko iyaba uyu munsi wagarukiraga aho ngaho, yaba uyu munsi wahitagura ku busambanyi bwawe n'ubusinzi, yewe mushumba we, yaba uyu munsi wahitaga wumva iyaguhamagaye ikakwicaza kuri iyo ntebe, kwari ukugira ngo uzagire umumaro mu gihe nk'iki. Pawulo yandikiye Tito aramubwira ngo rega ngo Tito ngo hari icyatumye Uwiteka gusigaza i Krete, kwari ukugira ngo usigare utunganya ibyasigaye bidatunganyijwe, ahubwo wamaze kugeraho n'ibyo wahasanze urabyangiza. Ninde waguhaye izo nshingano? Haleluya, ninde waguhaye izo nshingano? Ninde waguhaye uburenganzira bwo kugenda ngo usange ibyari bimeze neza ubyangize, gice nabi? Haleluya, Mana ishimwe. Mfite ubundi butumwa bumwe nshaka guha buri muntu wese, cyangwa buri muntu wese usenga umukristo, ariko cyane cyane abavuga butumwa, abashumba, bandi bose, abavuga butumwa, abashumba, abaririmbyi. Mfite ubutumwa bwa nyuma ngiye kubaha, turabusanga muri Matayo 10:16. Matayo 10:16. Amagambo y'Imana ntabwo ari njyewe, utazajya unyitwaraho mwikomo, amagambo ava mu kanwa k'Imana, kandi ijambo twatangira ngo wumva aya magambo akayakomeza ngameze egorata nk'umunyabwenge washatse kubaka yubaka inzu ye ku rutare, imvura iragwa rata, imivi igatemba, ngo byose bikaza bikikuta kuri nzoga, ariko ntigwa kuko iri ku rutare. Urutare ni Yesu Kristo. Haleluya, nimukomere rata. Soza, reka mbaho ubutumwa rata abakozi b'Imana, reka mbaho ubutumwa bavuga butumwa, reka mbaho ubutumwa abashumba mu gikomeye mu murimo, reka mbaho ubutumwa baririmbyi mu gikunze umurimo, reka mbaho ubutumwa yego. Nimwumva ubutumwa Uwiteka Imana bageneye uyu munsi. Matayo 10:16 haravuga ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega,
ngo nuko mugere ubwenge nk'inzoka, ngo kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Amen. Ijambo rivuga ngo dore mbatumye mumeze nk'intama hagati y'abasega, ngo nuko mugira ubwenge. None abantu b'iyi minsi, abakozi Imana b'iyi minsi, nta bwenge tugifite, tupfa guhura ibigambo, tupfa kuvuga ibidafite umumaro. Bamwe bigize abanaliste b'imipira na football, abandi bigize aba DJ mu tubari. Ariko mumenye ubwenge, bakozi b'Imana, niba baramaze gusogongera ukamenya ko Yesu agira neza rata, ngo numwegere. Haleluya. None ko mwamaze gusogongera mukamuri kugenda, mukamuri kugenda mumuhunga, muri kujya hehe? Ngo nuko mumenye ubwenge rata, ngo uko mbatumye mumeze nk'intama hagati y'amasega. Sha hanze ahangaha reka babwize ukuri, ahubwo banza atari amasega, banza ari ibisamagwe, banza ari imbwebwe. Ariko mumenye ubwenge, kuko umuntu uza kubura ubwenge mu minsi iri imbere. Benshi muraje mujye muri purizo, abandi muraze bamwe bazanapfa, abandi baraje barenganywe. Ariko reka babwize ukuri, mumenye ubwenge rata, kandi ubwenge n'ahandi buva. Ni wisomere rata, Yobu 28:28 haranditse ngo nuko kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuba umujyana niko kujijuka. Uwiteka Imana abaha umugisha. Murakoze cyane, turabakunda. Amen. 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 Imana iguha umugisha. Reka mvuga ngo imbaraga n'amavuta ntibikakubureho, kandi habwirwa benshi akumva beneyo. Sijyo ko nyamwanga kumva ngo atanze no. Yego. Ariko hari ijambo nasonye avuga ngo Uwiteka ababaye cyaba ngo ubwoko bwanjye burarimbuye, nyamara burimbuye no kubura ubwenge. Yego. Aba ngo nimbubuza ubwenge busabe. Ariko birababaje kuba abantu baka Imana yo gutanga ubwenge, ari gasabana ngo muze mbaho ubwenge, muze mbaho ubwenge, bakayitera umugongo. Bakaba busy, abantu babaye busy muri no minsi, babaye busy, gahunda ni busy, babaye busy. Reka mbabwire ko ijambo busy rigiye kurimbuza benshi. Ijambo busy n'abarimbuza byo koko rigiye kurimbuza benshi. Babaye busy, ndi busy, tujye gusenga aho yandi busy, yandi busy, yandi busy, ndi busy. Mushumba soma Bibiliya uzana cyubwiriza abo ngo ndi busy, kandi abatsinda bose bamenye Icyongereza kandi ntibanakizi. Komanda we, Imana tugire neza, Imana tubabarire, Imana twambike, Imana ishoboza abantu bose. Rero ibyananiye abantu Imana ibashoboze. Ariko ikibaje nuko abantu nubwo bari kugenda bibagiwe intego y'urugendo. Hari abafite ibyangombwa bari mu rugendo, bafite ibyangombwa ariko nta ntego. Hari afite intego yo badafite ibyangombwa. No kuri katubwira abantu ngo buri wese niyigenza arebe ko rwandiko rufite ababaje mu rwa rwandiko wagatanga ka kabiri. Kuko imbere hano wagiye kwaza buri muntu wese rwandiko. Nibihe bikomeye, nibihe nta mpamvu nimwe izumvikana uretse yuko impamvu yuko wakijijwe, wakiye Kristo, uretse yuko ikimenyetso cy'amaraso kizakikuriho. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Sinzi nimba hari icyo wongeraho ku butumwa wari gutambutsa, cyangwa se wari bagiye, cyangwa se inama wakongeraho. Nurangiza no utanga nimero za telefone usengera abantu b'Imana twitare, ntabwo twe tuzazana impanda. Nta kintu nongeraho kirenze ku byo abantu bumvise, kuko bumvise byinshi. Ariko ijambo ry'Imana ngo hahirwa umva aya magambo y'Imana maze ngakayakurikiza rata. Icyo nakongeraho bundi butumwa, no butumwa Imana yampaye, nzajya kubwira abantu b'i Kadeshi, ntabwo mpazi, ariko ndabubaha. Uzagira ubuntu bwo kubwumva, abantu basengera i Kadeshi hariya zabyumba, hari niko na pereje barambwira hahoze inkambi hari. Ariko nabo mbageneye ubutumwa bumeze gutya. Mana arambwiye ngo nzababwire ngo kuko muri murasenga musaba kuramba no gukiranuka mu by'Imana, mugasenga musaba ibiryo n'imyambaro, muzabirya ryari, muzayambara ryari. Rambwira ngo ko muri gusenga musengera ibiryo, musengera ibijya mu nda, ntimusengera iby'umwuka. Kandi umubiri wari wose ukeneye iby'umwuka, ariko ukeneye n'iby'umubiri. None ko muri gusengera iby'inda gusa, ibyo biryo muri gusengera muzabirya ryari, muzabyambara ryari, iyo myambaro musaba muzayambara ryari, kibe biri imbere bikomeye. Irambwira ngo rero nzababwire ngo iyaba mwari muzi rata ngicyabahesha amahoro, mwagasenze mugasaba Imana imbaraga, kuko ibe biri imbere birakomeye. Hanyuma rero nta kindi nababwira, igihari ngo hahirwa wumva amagambo y'Imana akayakurikiza, kandi hahirwa umuntu
ngo Uwiteka atabaraho gukiranirwa ngo umutima we ntubamuriganya. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ngo kandi nticare n'abakobanyi ngo kandi nuko ntagare mu nzira z'abanyabyaha. Amategeko y'Imana ngo niyo yishimira ngo kandi amategeko ye ngo niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo umuntu ngazabana igiti cyatewe hafi y'amazi ati icyo giti ngo ni cyuma hasi aravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma gikurikiyeho reka ntange nimero ya telefone nanyiza nsenge. Uwiteka Imana bane natwe kandi abagikomeye mu rugendo abakomeze abaha imbaraga, abarimo bagenda batentebuka nabongere bakomeye basubizwemo imbaraga mu bugingo kandi ibyo bintu byose arabishoboye. Ntabwo ari umuntu, si njyewe, si mushumba. Uwiteka niwe ufite urwo rufunguzo ndetse n'umwana we Yesu Kristo. Nimero zanjye ni 078 079 412 ino kuri WhatsApp. Ubwo bitagukunde ko wampamagara wenda wananyandikira nta kibazo. Imana ibaha umugisha rero, mureke dusenga Imana. Ariko icyamarata mu bantu bazagisiyoni nawe ukazajyayo. Cyamarata ntuzaruhira ubusa. Cyagura birabaza kuruhira ubusa abandi bagahembwa ureba. Burabibabaza umwana, buri umuntu ubizi ni umwana wiga akiga nk'abandi, yajya kubona akabura gakora ibizamini nk'abandi, nta munsi n'umwe yasibye akajya kubona akabona abaye wa nyuma kandi n'ukuri nta katagize. Reka babwize ukuri, Imana izaduha ubugingo. Dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uwiteka we urera urakiranuka, izina ryawe ryubahwe. Mwami uri wo kwizerwa, urashoboye. Mana nubwo benshi babivuyemo abandi bakaba birambiwe, ariko hari abantu bagikomeje. Mana bo tubasengeye Mwami nukuri kuko tuzi ko ushobora byose. Mwami tubasabiye imbaraga z'uburyo bwombi, imbaraga mu mwuka wera, imbaraga mu murimo bakora. Mwami dusengeye barya bose, yego mwitorero bakora mu murimo, yaba ruhanagura umukeka cyangwa sakarago, yaba ruhanagura intebe, yaba ari umuririmbyi, yaba ari umuvuga butumwa, yaba ari umukozi w'Imana umushumba, bose turabasengeye Mwami ngo buzuze imbaraga ko muri gihe tugiye kujya imbere n'igihe gikomeye. Ni igihe Mwami n'urugendo rusaba intwarane kuko intwari zo zarananiwe. N'urugendo rusaba abantu Mwami bahaza amagara kuko muri iyi minsi hari igihe tutazadubasha kuvuga ngo binakunde, hari igihe kizajya no kujya kuri kamera byange, ariko Uwiteka we Mana uzatubere ku rugamba, Mana uzaduha ijuru, uzaturinde gutaha tutoze twaje kwiriba, uzaduhirinde Mwami kumera nk'abandi Mwami basigaye bahetse ingobyi umwana ariwe kera yaraheze. Mana tubabarire abagiye bagwa na Mwami bagasubira inyuma, wongere ubambike imbaraga, wongere ubiteho cyane, wongere ubagirire neza mu izina rya Yesu. Yego Yesu, kandi Uwiteka Imana ikomeye, urugendo rurakomeye, ariko mu Kristo ngo yajya kubona uko bwije nuko bukeye. Mana ngo ikigeragezo cyarengaga ikindi gihinguka, natwe ibyo nibyo bihe dusohoyemo, ariko Uwiteka Imana ikomeye tuzi neza yuko uzabana natwe kandi nitutagwisari tuzasarura. Mana umurimo n'uwawe ni mugari, ntabwo dukunda itorero kukurusha. Turabizi neza yuko Mwami ari we nyiri itorero, kandi twese yaba arabavuga butumwa, rabashumba, arabaririmbyi, ngo twese dukoze umubiri umwe muri Kristo Yesu. Reka Mana ukomeze kutwambika imbaraga, tugirire ubuntu, kandi Mwami buri muntu wese uzumva aya magambo yawe Mwami akagira impinduka akayakomeza, uzamugirire neza, uzamuha ubugingo, n'uzayumva atarakizwa Mwami akumva mukoze ku mutima mu izina rya Yesu Kristo. Nawe Mwami uzamuha imbaraga zo kutarangira umutima kugira ngo azabone ubwami bw'ijuru. Nakoze kuri Imana rero ibyo byose bona tukwiriye Mwami, ariko cyane cyane imbaraga muri ibi bihe Mwami, no kwizera Mwami tudashidikanya, no gukiranuka, abari byo duhera ubuntu Mwami mu izina rya Data wa twese, ry'Umwana n'Umwuka wera, tubisabye twizera koze Mwami. Amen. Amen.